twongeye kubifuriza ibihe byiza mwese turi kumwe mu biganiro mukomeje kudukurikira n'ibiganiro by'ubuzima n'ibiganiro bigamije kwigisha n'ibiganiro bifasha abantu gukumira indwara zitugarije kwivuza hakiri kare kwivuza neza umuntu akurikije inama za muganga ndetse abantu bagakomeza no kwisuzumisha kuko burya niyo waba utarwaye ukajya kwa muganga hari igihe bagusuzuma ariko bagasanga ufite ikibazo kikamenyekana hakiri kare bityo ukavurwa hakiri kare n'amahirwe yo gukira akaba menshi. Uyu munsi rero twongeye gusura Unique Rehabilitation Center, tukaba turi kumwe na Jean de la Paix Mutabazi, akaba agiye gukomeza kudufasha ku bijyanye cyane n'ubugororangingo. Uyu munsi rero agiye kutubwira ku bijyanye n'uburyo bavura gute, uruhare rwa muganga aba ari uruhe, uruhare rw'umurwayi aba ari uruhe, kugira ngo ari muganga ari umurwayi bose bafatanye kugira ngo umurwayi akire. Muganga rero tugiye kumuha ikaze mu kiganiro tumubaza uburyo bavura abarwayi baje babagana. Mu biganiro byatambutse kunze kutubwira uburwayi bw'umugongo buterwa n'iki, ibimenyetso bikugaragarira ko urwaye, amakosa dukora n'ibindi, ariko noneho tugiye mu gice cy'ubuvuzi nyirizina. Tumuhaye ikaze. Murakoze. Ubundi muri physiotherapy iyo tugiye kuvura ntabwo duhita tuvura, dukora icyo twakwita consultation cyangwa se kureba umurwayi wacu aje ababara ariko nubuhe burwayi afite, kubera ko iyo tuvuze umugongo buriya nkuko twabivuze kera hari uburwayi butandukanye. Hari ukuba umuntu ashobora kuba afite icyo twakwita inflammation cyangwa se umuntu arwaye icyo twakwita spondylose cyangwa se rubagimpande, cyangwa se ugasanga umurwayi arahengamye, cyangwa se umurwayi ugasanga afite icyo twakwita ko afite umugongo udakomeye. Ibyo ni ibintu bitatu, ni uburwayi butatu bushobora gufata umugongo. Iyo rero dukora consultation tugomba kumenya ngo niki muri ibyo bine nababwiye gituma ababara umugongo. Ntabwo rero duhita twirukira kuvura, niyo mpamvu dufata umwanya kugira ngo tumenye uyu murwayi nubwo ataka umugongo ariko ni ibiki byaba byarabiteye. Hari igihe natwe biturenga ukabona ibyo akubwira umurwayi ibyo avuga nuko ameze nta naho bisanga muri bya bindi bine mbabwiye. Icyakora ugasanga hari examen yakoze nazo ugasanga rimwe na rimwe nta bintu iziguha, ariko wajya kureba utuntu dutoya umuntu ahora akora nko kwicara nabi, kuryama nabi, kwisegura imisego minini, kuryama yubitse inda, cyangwa se ugasanga n'ibyo ntabikora ariko akora siporo nyinshi irenze capacity y'umubiri we. Ugasanga rero hari utuntu twinshi umuntu areba iyo agiye gukora consultation, noneho ugasanga hari utuntu tumwe na tumwe umuntu aba atazi ko dushobora gutera umugongo. Niyo mpamvu rero iyo tugiye gukora iyo consultation ntabwo ari ibintu umuntu ahita avuga ngo mbonye uburwayi. Hari n'igihe consultation nshobora kuyikora uyu munsi nkatangira kumuvura, ariko uko ngenda muvura ahubwo nkarushaho kugenda mbona ibindi nanjye ubwanjye ntigeze ntekereza ko ari byo bitera wa mugongo, nko kwambara inkweto ndende. Gasanga umuntu uramuvuye mwaba muganira akakubwira ati ejo nagiye mu bukwe noneho byabaye ibindi, nambaye inkweto ndende, cyangwa se naratwaye imodoka ya manuel ahantu harehare, urabona ziramuvuma zituma umugongo base igenda ijegajega. Ugasanga hari utuntu twinshi utigeze ubona cyangwa se muvugaho mbere tutera ibibazo. Hari nko guhagarara cyane, abantu bafite akazi gatuma bahagarara cyane ugasanga ahagarara neza, ntahengamye, nta spondylose, nta inflammation, ariko arahagarara igihe kirekire ku buryo asaba umugongo imbaraga nyinshi. Ibyo rero ni ibintu tugenda tureba muri consultation, ndetse tukabasha kuba twavuga ngo ibi urabyemerewe,
ibi ntubyemerewe, ibi bikore gahoro, ibi bigenda gutya na gutya, kugira ngo dutangirane urwo rugendo. Kubera ko umurwayi kuza nkamushyira ku gitanda, nkamugorora, nkamukoresha imyitozo, ntabwo biba bihagije, kuko niho uzasanga umurwayi. Akenshi uzasanga abarwayi bo muri physio benshi bakubwira bati ntabwo bikira, umugongo ntukira, kubera ko hari ibyo bintu tutitayeho, cyangwa se tutabanje gufata umwanya nge n'umurwayi ngo tujye inama y'icyo twakora kugira ngo ibyo bintu ntibizongere kugaruka. Urakoze cyane rero. Ubwo rero watubwiraga iby'ingenzi mwitaho, ariko se umurwayi akugizeho ni ubwa mbere, ni iki mubanza kuganira, ni icyo ukora, ni icyo umurwayi asabwa? Ni ukumwumva. Ni ukumwumva. Muri isi ya none kugira ngo umuntu avurwe neza ni ukubanza ukamwumva, kubera ko naje kubona ko abaganga, kuko bafite abarwayi benshi, usanga ari ikibazo cyo kuba umuntu ashobora kumva. Hari nk'abaganga ujya imbere ye, wamubwira kubabara urutugu utaranarangiza akaba yaguhaye imiti. Oya, bira ntabwo ari byo. Ntekereza ko umurwayi, kugira ngo umuntu arware, hari ibintu byinshi biba byabaye byakontribuye kuri ubwo burwayi. Dukeneye rero n'abaganga rimwe na rimwe ntiwaba bureminga, kubera ko bafite abarwayi benshi kandi buri wese agomba kumubona, ariko dukeneye ngewe icyo nkora ni ukumva umurwayi, kumuha umwanya. Biba bigoye, ariko tukagerageza kumva umurwayi amarangamutima ye yose, kubera ko akenshi uzasanga kuvurwa k'umurwayi burya bihera mu mutwe. Iyo utamwumvise ngo akubwira amarangamutima ye yose, ndetse ni nawe ubana n'uburwayi, umwumve, akubwire ko niyo agiye muri dushe gukaraba mara y'iminota 20, kubera ko biba byanze, kwambara bikamutwara iminota 15. Ibyo byose muri assessment yanjye biba biri ingenzi, kubera ko ngewe urumva rehabilitation ni ugusubiza umuntu mu buzima busanzwe par les actions fonction. Urumva rero niba mbwiye ko kwambara ari ikibazo, biratinda, gukaraba biratinda, ngomba kwasesinga izo muvoma zose. Kubera iki izo muvoma zitinda? Ese ushobora gusanga ari imbaraga nkeya z'umugongo, cyangwa se umugongo waragagaye ku buryo kubuja ari ikibazo. Ngomba kumenya ngo impamvu bitinda ni masozi zagagaye cyangwa arababara cyane, nkafokaliza kuri icyo kintu, tukajya inama nge n'umurwayi. Iki gihe rero umurwayi abasabwa iki kugira ngo afashe muganga koko kumufasha kugana mu nzira yo gukira? Icyo nsaba abarwayi cyane cyambere ni ukwivuza neza. Kwivuza neza ni ukuvuga ngo iyi rehabilitation dukora ni imiti nk'iyindi yose. Iyo ugiye kwa muganga, muganga akakubwira ati iyi miti urajya ufata umwe, ikinini kimwe saa sita, mu gitondo saa sita na nimugoroba. Iyo umisinze ukavuga ngo ngewe ndabifata uko mbonye, udevelopa uburwayi bushobora kugira resistance, bwazagaruka bukaza ari ikindi, ku buryo wa muti wanyoye ari ikibazo utazavura ya ndwara. Nibyo nanjye saba abarwayi banjye kuba bashobora kwivuza nk'uko mbishaka. Niba mubwiye ni turatangira dukora buri munsi iminsi 5, then nyuma yaho tukazakora umunsi tukirenza undi, nyine hari impamvu, cyangwa se turakora 2 mu cyumweru bitewe n'uburwayi. Icyo nicyo cyambere nsaba abarwayi. Icya kabiri nsaba abarwayi nuko bumva uruhari rwabo mu gukira. Harimo kuza kwa kwivuza neza, harimo gukora ibyo kureka ibyo namubujije, akabyumva impamvu yabyo. Byaba na ngombwa hari umurwayi uza ari atabyumva, akaba yazana undi muntu babana kugira ngo amwibutse, amufashe gukora urwo rugendo rwa rehabilitation. Icyo nicyo cya kabiri nsaba abarwayi. Ikindi nsaba abarwayi nukumva neza uburwayi bwe. Iyo umuntu atumva uburwayi bwe, hari n'igihe hari nuza yamara kwivuza n'icyumweru akakubaza atari kubundi mbwira abundi umvura ibiki.
ntabwo arumva neza uburwayi bwe, umuntu akongera akamusobanurira. Ni wa mwanya rero umuganga aba agomba kumuha kugira ngo amusobanurire neza yumve uburwayi bwe, ko iyo umuntu yivuza atazi ibyo arwaye ahora donc hagati na hagati, ugasanga rimwe na rimwe mento ye ntabwo iri stable kubera ko usanga atazi ibyo arwaye mu by'ukuri. Ibyo rero nibyo nsaba abarwayi cyane kugira ngo tukomezanye urugendo rwo kuba twakora rehabilitation kandi ikagenda neza. Mukurikije igihe mumaze muvura muri ibi bijyanye n'ubugororangingo, mubona abarwayi bagerageza kubahiriza inama za muganga ku buryo mwavuga muti wenda ku kigero cya 80% ntago bacikiriza, niba ari seance bafite bagomba gukora barazikora, niba ari kuza muri consultation kugira ngo mwongere murebe barabikora, bimeze gute? Biravangavanze. Navuga ko abantu barangiza seance ni bakeya kubera ko usanga umuntu yaje yarababara umugongo, yakumva ububabare bwarashize agahita bireka. Yewe nabaza muri check up ni nka follow up, ntabo ahubwo uwongera kubona guhamagaye nka nyuma y'umwaka akubwira ko byongeye kugaruka, ukamwibutsa ko hari ibyo yagombaga gukora bitaragaruka, kuza kongera kukureba once in a while kugira ngo murebe ibyo yagombaga gukora ese arabikora neza, ibyo wamuhaye amagizisize yagombaga gukora mu rugo yayakoze neza, ibyo yagombaga gukoresha yarabikoreje neza. Noneho ugasanga araje akubwira ati arega ubundi nanjye naba nabigizemo uruhari kubera ko hari ibyo wamubwiye atubahiriza. Rero navuga ko abenshi ntabwo barangiza seance iyo ububabare bushize ahita yigendera. Iyo yaje ahengamye kabona yatangiye guhagarara neza arabicikiriza akagenda, ariko ntabwo ari byo, kuko navuga ko physiotherapy abantu bakagombye kwifata nk'imibereho ya buri munsi, kubera ko twebwe icyo dukora ni ukuvuga ko gushepinga alignment y'umuntu kugira ngo abe ameze neza. Niba imodoka yawe ishobora kujya muri control technique, navuga ko buri mwaka kandi ari imodoka yawe, niba ugomba kwita ku mubiri w'inyuma, gukaraba, kusiga, buriya na miskle nazo ziba zigomba kwitabwaho. Niyo utabubabara ariko ukamenya ngo ese inzobere muri ibi bintu arambwira iki ku miterere n'imikorere y'umubiri wanjye, ese mpagaze neza, ese ibiro byanjye ntago birimo kwangiriza inyama, ntago biri kwangiriza ingingo. Physiotherapy rero abantu bakagombye kwifata donc nk'ubuzima busanzwe, kuba najya ku physiotherapist akandebera rimwe mu mwaka, kabiri mu mwaka, akandebera uko bimeze, akangira inama niba ari ibiro byiyongeye, niba ari ububabare bwatangiye kuza mu magufa, niba ari umugongo utameze neza, ku buryo umuntu agirwa inama y'ukuntu agomba kwitwara neza, shape ikagomeza kuba imeze neza. Turakomeje mu kiganiro nyuma yo kuganira na Jean de la Paix ufasha abagana iri vuriro rya Unique Rehabilitation Center mu bijyanye na physiotherapy. Twegereye Claudine Byukusenge akaba nawe yaragannye iri vuriro, amaze igihe yaje atameze neza, ariko ikindi cyo araza no kutubwira uko yamenye iri vuriro, kuko hari abantu benshi baba batwandikira muri comment ese mwaduhuza na muganga. Claudine nawe afite uburyo yamenye iri vuriro ndetse ararigana, agira ubutwari, n'ubutwari turabimushimira, kuko hari ubibona akifuza telefone ngo avugishe muganga amusuzumire kuri telefone akumva ko biza kuba bihagije, ariko Claudine yarabyumvishe, yarabibona, avuga ati reka ngane iri vuriro. Claudine rero twishimiye ko ugiye gufasha abadukurikiye, utubwire uko wamenye iri vuriro, hashize igihe kingana icyo uri gufashwa, wari umeze utubumeze uti? Murakoze cyane. Iri vuriro narimenye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, mu kwezi kwa gatandatu. Nari ndwaye maze iminsi ndwaye umugongo numva umereye nabi, nuko kwa kundi abantu twirwanaho nza kujya kuri YouTube mbonaho ndasacinga ijambo umugongo, indwara y'umugongo, nza kubona uyu muganga Jean de la Paix yakoze ikiganiro n'umunyamakuru, ndagikurikira ibintu yavugaga byose numva ni njyewe,
numva ni njyewe biba ngombwa ko ngira amatsiko yo kumenya ahantu akorera nza kumvamo ijambo unique rehabilitation ikiganiro kirangiye nshakamo na nimero ndazibura ndangije biba ngombwa ndangije kumva ikiganiro mpamagara umuntu ndamubwira nti rivuriro waburizi ahita andangira ahantu rikorera akiri ndangira hariho na nimero zaho mpita muhamagara hari 3 z'ijoro ntitaye ku masaha mpamagaye ndamubwira nti numvishe ikiganiro ntinifuza kubamenya kuko numvishe uvuga ibintu byanjye arambwira ati ni Jean Dora pe ni njyewe turi mu kuvugana ninabasabaga kubonana namwe arambwira ati ejo uzaze yangiriye neza rwose kubera ububabare nari mfite bwakeye mugeraho mugezeho mutekerereza mwereka ukomeze dutangira gukorana ubu rero ubwo ni muri uko kwa gatandatu hashize hafi amezi 2 kwa gatandatu nari yampaye gahunda yo kunkurikirana sinigeze ncika intege sinacitse intege kwa gatandatu kose narivuje ukwa karindwi kose ndivuza ariko uyu munsi rwose natanga ubuhamya bavuga ko umugongo udakira ariko ngiye mfite ubuhamya nkurikije uko naje meze naje nunamye mfashe mu mugongo ngenda ncumbagira kubera umugongo kuko sinari nazi ko bishobora kubaho ariko byabayeho naje ncumbagira ariko uyu munsi ndagenda neza pe byaramfashije 100% kubahiriza inama za muganga. Wabonye ari ibintu bigoye kuko muganga yatubwiraga mu kanya ko abantu bacikiriza ntago bagira uko kwihangana ngo arangize amaseanse ajye yubahiriza kugeza igihe muganga ubwe amusezerera akavuga ati taha dore ibyo uzajya ukora dore ibyo wemerewe wenda wowe ugakomeza gukurikiza inama za muganga uri mu rugo ubona bigoye ukurikije igihe mumaranye. Ntabwo bigoye ikibazo abantu tugira kumva ngo nje gukorerwa kine tubifata nk'ibintu byoroshye kumva nko kuburi hari ikintu ukora ariko ikintu cya mbere ni ukutarambirwa nturambirwe kubahiriza amabwiriza ya muganga uko yaguhaye ni ukuri bigenda neza birakiza. Ubu rero hari abantu badukurikiye bari buze gutangira kwandika muri commentaire ati muturangire muganga mumbwire ariko ikibazo tugira niyo umuhaye nimero agerageza kuvugana nawe kuri telefoni ariko ntazi nyine ngo bakorane urwo rugendo urababwira iki? Abo bantu rero nibe bariho ikintu nababwira ni ukwegera muganga. Tera intambwe wegere muganga ni wowe ubabaye. Umuntu utegera muganga nje ndumva ahubwo batababaye kuko ubabaye umaze amajoro utaryama udasinzira ubabara wegera muganga uramushakisha ukaza ukamwegera nose kuri telefone muganga yakumva ntabwo yabyumva neza nk'umuntu wahigereye mukaganira ukamubwira byose uko bimeze nawe akamenya uburyo ari bugukurikirane yakubonye. Abantu tujye tugira imbaraga mu guhaguruka tugende twivuze twe kumva ko hari abavuga ngo umugongo ntukira urakira rwose ngo wumve ko uzicara gusa ngo reka mbakamuga kari aho ngaho oya ntabwo tugomba kubibimuga tugomba kwegera umuganga wabyigiye akadukurikirana. Akabazo kanyuma dusoza abantu benshi yarwaye umugongo aravuga ati ubu simperutse gukora siporo reka njye muri gym reka njye gukora marche reka se nimasa gashaka umuntu babana ati nkandira umugongo wowe mbere yuko uza hano nta bundi buryo wari waragerageje ariko ukabona ahubwo biranga biragenda biba bibi? Ntabwo wabura ukuntu wigenza nawe nje narimasaga ngafata agapomade nkimasa ngafata utuzi nkikanda nkumva ko ari bya bindi by'ababyeyi twakoye mu turimo wavuye mu kazi ukajya mu turimo biri bushire ariko uko iminsi ishira nibwo bifata indi ntera. Nasanze uko iminsi ishira wivura wirwanirira aribwo ugenda bifata indi ntera bikagutuma waremba cyane ariko ugifatwa ukumva utameze neza mu mugongo rwose kwegera umuganga akaguha inama niyo nama ya mbere naho umuntu wese unkurikiye. Ubundi ikintu cyashimishije kuri Claudine ni kwihangana yagize mu by'ukuri urebye hari abarwayi natwe baza ukamuvura
ukabona uko wabyegispektingaga resulta washakaga ziratinda pe ariho hahandi nanjye mvuga nti uzajya uza buri munsi gatanu kubera hari ibyo nshaka kugeraho muri iyo minsi, ukabona wapi ukongera indi minsi 5 ya buri munsi akaza ugatangira kubona. Ndabyibuka Claudine yatangiye kumbwira ati nasinziriye tumaze gukora nk'inshuro 8 niba atari 10 noneho nasinziriye. Niba hari ibyishimo muganga ashobora kugira no kumva hari ikintu cyiza yakoze umurwayi agatangira kumva ubuzima burimo kugaruka. Narishimye cyane bimpa icyizere cyuko donc hari icyizere kwa agomba gukira. Hari natwe hari igihe tugera tugavura tugacika intege, hari aho ngera nanjye nkacika intege nkarara ntekereza n'iki ntari gukora, se harabura iki, ese hari donc urabona ko mfite umuzingo hano ukurara nsoma nkareba ese donc hari ibyo ntarimo kumva neza, nkasubira mu masomo nkareba tukagize resa tukareba iki tugakora iki. Jo akambwira ati ndumva sava. So umunsi natangiye kubona yongeye guhaguruka atagenda natangiye kubona ko noneho turakomeza urugendo. Kwihangana yagize, kudacika intege, ni n'abarwayi bakeya babigira, aho usanga umurwayi aje akamara yatangiye gusinzira ariko we arashaka ko akira, arashaka ko akira vuba. Yes, natwe nibyo tuba twifuza, ariko ntibigenda uko donc umubiri ugira adaptability itandukanye. Haruza nyuma y'ibyumweru 2 akaba yamaze gukira, haruza tukamarana urugendo tunafitanye, turacyarufitanye buriya ntabwo arakira neza nkuko mbishaka, ariko urabona ko ubu arasinzira. Ubu ngubu arasinzira, yatangiye kugenda ukabona none afite gaspid yarihuta, tangiye ntabwo agihengamye cyane. Donc noneho ugasanga ibyo biraduha icyizere ko mu minsi iri buze noneho nitumuha ibyo agomba gukora, agomba gukurikiza mu rugo rwose bizarangira. So kwihangana ko rero nasaba abarwayi kwihangana, atari ukuvuga ngo ni muri physiotherapy gusa, no kwa muganga handi hose imiti muganga yaguhaye akayikurikiza. Ariko hari icyo nabwira abandi, niba umuganga guhaye imiti ikakugwa nabi, iyo miti hari uburyo bubiri ugomba kwihagarika cyangwa ugasubira kwa muganga akakubwira akaguhindurira. Niko bigenda na hano iyo muvuye cyangwa nkavura umurwayi ntibimufashe nkuko byakagombye kumufasha ko nifuza, ndahindura methodology treatment ndahindura, cyangwa se niba namukoresheje ibintu atakagombye gukora uyu munsi yakagombye gukora nko mu byumweru 2, hari igihe exercise bikamugwa nabi, ndabambiretse turaba tubihagaritse dukomeze ya treatment nari natangiye. Nibyo nashakaga ko nongeraho. Murakoze. Reka rero tubashimire cyane, dushimire muganga Jean Dorape ndetse n'umurwayi we Claudine ku bisobanuro byiza baduhaye. Muganga tubwira intambwe bakoresha mu kuvura umuntu uje abagana, ariko mwumvishe ko na Claudine nawe adusobanuriye uko yaje ameze naho ageze. Bivuga ngo ibyo muganga yatubwiraga, ibyo abakorera birabafasha. Ubwo rero kurwara ni kimwe, ariko no kumenya aho ugana ni ikindi. Ubwo rero amahirwe masa abagana Unique Rehabilitation Center kugira ngo mushobore kugira ubuzima buzira ububabare. Naho butaha.